Ikibazo kibangamye abakobwa bakunda kubaza buri gihe iyo bari gukora urukundo n'umusore. Ugasanga mubirimo neza cyane, ibiganza byawe birahuze byibereye mu kazi, mwibereye muri ibyo mu buryo butunguranye, ukumva umukobwa agufasha ibiganza, mwari muhuze cyane, ati babe, ese koko urankunda bya nyabyo? Ni umukobwa igikorwa giciyemo, urankunda bya nyabyo? Wa mukobwa we, ninde muri ubu buzima kubw'urukundo rw'uwo mukino muba muri gukina aho ngaho kuri iyo nshuro, ninde ushobora utekereza ninde wakubwiza ukuri kuri icyo kibazo uba ubajije koko? Mu mutima nk'umusore abavuga ati ewane, byanga byakundiye niyo nshuro ya nyuma tubonanye, ntituzongera no kubonana iyindi nshuro. Ariko kubera umukino murimo gukina aruhutse umutima cyane, yarangiza akavuga ati oh Diane, ndagukunda cyane birenze urugero. Nase kubera iki? Nase ntabwo unyizera basi nta bino biri kunyereka ko utanyizera. Umukobwa akaba arabyizeye, mugakomeza umukino wanyu ibyo muri gukora, mugakora urukundo mu bundi buryo butunguranye, akongera akagufata ibiganza, yarangiza akakubaza ati none se babe, njye mba mfite ubwoba rwose ko bazakuntwara, abandi bakobwa bazakuntwara. Ese uriya mukobwa witwa Diane ninde kuri wowe? Ese koko ntabwo azakuntwara? Bakobwa mwabaye iki koko? Nta nubwo mwareka icyo gikorwa kikarangira mu mahoro? Umusore akakwiseguraho, akakubwira uburyo Diane ari umuntu uri kumwiruka, hari umukobwa urimo kumwirukaho wiriya kure cyane nawe atanazi wiyo. Okay, mugatuza akabyemera neza cyane. Sasa ibyo muri gukora bikaba birarangiye, ku buriri noneho muri guscrollinga TikTok, yarangiza akajya kukubaza ikibazo cya finali cya nyuma na nyuma. Kimwe cya nyuma. Ese baby, njye nawe ubona turi iki? Njye nawe turi iki? Hako Diane, umusore ababizi ko ariyo nshuro ya nyuma mubonanye aho ngaho, ariko kubw'urukundo rw'ako kanya murimo kugira ngo muze gutandukana yigendere, ahita akubwira ati oh baby, ahubwo mba mfite ubwoba ko n'abandi basore ahubwo bazagutwara, njye noneho ukansiga mfite ubwoba ko uzanyanga. Abasore ingoro nini ikinyiye umuhezi rutwa n'itongo ry'umukunzi.